yarahanutse uko yamanukaga ava ku gitanda. Ibiro bijya kuba ijana bye byose byitsindagira ku mugabo we wari uryamye iruhande rw'icyo gitanda. Yaramugwiriye. Umugore yaguye mu kanya gato kari hagati y'igitanda n'igikuta. Ibiro bye ariko nanone biragenda byitsindagira ku mugabo we wari munsi ye. Yagerageje kumwikuraho, gusa ibiro bye n'uburemere bwe ahagana mu gatuza k'umugabo byatumaga adahumeka. Umugore we yaratabashe cyane agerageza kwihagurutsa, gusa ntabwo byakundaga. Dore umugore, abaturanyi nibo baje gutabara, gusa uyu mugabo we yari yamaze gupfa. Umubyibuho utari ngombwa, ibiro bikabije. Igisata cy'ubuzima ku isi cyagiye gihinduka cyane bifatika mu myaka myinshi ishize cyangwa se yashize. Umunsi cyangwa se uyu munsi tubona ubwikubo bw'umutwaro ku buzima bw'abantu barya nabi. Usibye kurya nabi gusa, nko kurya byinshi, hari na benshi na henshi kandi barya nabi kubera ko ari ubuke cyangwa se kubibura n'ibiryo. Ibiro birengeje urugero, umubyibuho ukabije, iyi mibare izamuka ku isi hose kandi byibasira hafi ya buri gihugu. N'ubu dushingiye ku makuru atangwa n'ikigo gishinzwe ubuzima ku isi, imibare yabo iteye ubwoba. Miliyari zirenga 2.5 z'abantu bari mu cyiciro cy'abakuze imyaka 18 kuzamura bafite ibiro birengeje urugero. Muri abo miliyoni 890 babana n'umubyibuho ukabije. Ibi bivuze akangana na 43, bivuze ko akangana na 43% by'abantu ku isi bari mu cyiciro cy'abakuze ko bafite ibiro birengeje urugero. Ibyo byari kuba ntacyo bitwaye iyo biba biri mu bantu bakuru gusa no mu bana ntibyahagaze. Miliyoni 390 z'abana bato ndetse n'ababyiruka aho ni mu myaka 5 kugeza ku myaka 19 bafite ibiro birengeje urugero. Kandi muri abo bana abana babana n'umubyibuho ukabije bagiye bikuba kabiri kuva mu 1990. Nyamara ibi byose nitwe tubyitera, yewe wanabyirinda bigashoboka. N'ubu mu bushakashatsi buheruka muri uyu mwaka w'2025 bigaragara ko ufite amahirwe menshi yo kuba wakisanga wabaswe n'umubyibuho ukabije igihe cyose inshuti zawe cyangwa se inshuti yawe muhorana yaba ibyibushye gutyo. Ndabasuhuje. Reka turebere hamwe uko warokoka ikiza nk'iki cy'umubyibuho ukabije n'ingaruka zaciteka zirimo diabete na kanseri. Urwo ni urupfu mvuga. Nitwa Samuel Mugisha, bahaye ikaze. Niba wifuza kumenya uko wabasha kubaho ufite ibiro bimeze neza muri ubu buzima, ubuzima bwawe ari buzima koko, mukore subscribe nibwo muzajya mubona ibiganiro rusange tubagezaho hano. Ibiganiro bikwigisha buri munsi, birihutirwa. Umubyibuho, kwiyongera kw'ibiro birandura. Abantu mubana ubu ufite amahirwe 50% yo kubyibuha cyane niba inshuti zawe mubana zikwegereye zibyibushye bikabije. Inshuti, ahantu tuba, abo tubana nabo bashobora kuba bagena imiterere yacu n'imico. Nk'uyu munsi umubyibuho ukabije ntabwo bikiri ikibazo ku bwiza gusa, ahubwo byageze aho biri mu bintu bidutwerera indwara z'akarande. Indwara z'umutima, diabete nka diabete yo mu bwoko bwa kabiri ituruka kuri ibi. Umuntu ubasha kurya isukari isanzwe ku rugero rwiza abakweho ibyago byo kurwara indwara y'umutima ku kigero cya 58%, kandi ibyo bikaba mu myaka myinshi ibigiye kuzaza. Umubyibuho ukabije ujyana na kanseri, kandi kanseri z'ubwoko butandukanye burimo y'umwijima, impyiko ndetse n'urwagashya. Nyamara ibyo byose wabyirinda, niko twatangiye tuvuga. Ariko se gute? Ku muntu ushaka kwirinda kubyibuha bikabije akabikora iteka, ntabwo bimusaba kumara amajoro 40 atarya nkamwe Yesu cyangwa se Yezu yamaze ageragezwa. Ni ibintu bigusaba guhindura ubuzima ubamo uko bwakabaye bwose, aho kubifunguro rito cyangwa se rimwe. Bisaba guhindura ubugeni bw'ubuzima ubayemo. Mu kwirinda ibyo bizagusaba kugendera ku mategeko agera kuri 5. Ongera cyane ibiribwa bituma uhaga. Amafunguro yiganjemo proteine cyangwa se intungamubiri nka yawurute, amagi, tofu. Ibiribwa byongera imisemburo nka GLP-1, umusemburo ukubwira ko wahaze iyo uri kurya. Imboga rwatsi, ibiribwa nk'imboga rwatsi, ibinyampeke byo mu bwoko biti byuzuye, ibi bigera mu nda bigakoreshwa n'umubiri gake. Ibi bituma umubiri utabika ibinure cyane. Ibyo biramutse bikugora, hari irindi banga. Ni ibanga ryitwa itegeko ry'iminota 30, 30 minutes rule. Kugenda wihuta mu gihe cy'iminota 30 buri munsi. Ibi birinda umuntu umubyibuho ukabije kurenza inzu zimwe na zimwe z'imyitozo igorora umubiri nka gym.
iyo ubaye ukora siporo cyangwa se uri ukora siporo yikore buri gitondo mbere yo gufata ibya mu gitondo. Ibi byagaragaye ko byigisha umubiri gutwika ibinure ngo ukore imbaraga cyangwa se iwutunga aho kuba wakoresha isukari nk'ubusanzwe cyangwa se mu buryo busanzwe. Genzura cyane bya bintu abantu benshi tutitaho, gusinzira amasaha ari hasi ya7. Ntabwo wari ubizi, gusa ibi bizamura umusemburo w'inzara witwa ghrelin ku buryo uryagagura cyane. Uzabicunge neza umunsi utasinziye neza, ejo hakurikira haho urya ibiryo byinshi. Ugomba kwirinda umuhangayiko uhoraho urekura mu mubiri umusemburo witwa cortisol. Uyu ukaba umusemburo ushishikariza umubiri kubika ibinure ahanini nko kunda. Mu kwirinda ibiro bitari ngombwa bisaba guhindura n'uburyo witwara ku buryo uba ugomba guhitamo biriya bidatuma ugira ibiro biri ngombwa. Ubwo twanyoye isukari reka tujye gutembera, kandi turatembera n'amaguru. Ibyo ukabihitamo hejuru yuko wahitamo kujya kurya ibiryo ukabihamya mu ijoro rigiye kuza. Amahitamo nk'ayo hejuru y'amabi. Ntabwo ushobora kuvuga kwirinda umubyibuho ukabije ngo ureke kuvuga icyitwa kitchen logic. Ibiryo byinshi bikubyibushya ubaye utabifite mu nzu ntabwo wabirya. Kitchen logic, ububasha bwawe bwo kwirinda umubyibuho utari ngombwa ntabwo buhagije, twese turabizi. Niyo mpamvu guhindura imiterere y'igikoni cyawe ari byo wakishingikirizaho cyane kuruta ibindi byose. Uburyo igikoni cyawe kiri ku murongo cyangwa se gitondetse, ibi bigena ibiro byawe nuko byiyongera muri rusange. Ni gute wagenzura ukanashyira igikoni ku murongo bikakurinda umubyibuho utari ngombwa? The eye level rule. The eye level rule, itegeko ry'ijisho naho rireba. Ubwonko bwawe bukururwa n'ikintu cya mbere ubona. Nk'ubu abantu babika cyane ibinyampeke ndetse na soda kuri kontwari zabo, byagiye bigaragara ko bapima ibiro byinshi cyane kuruta abantu batabikora. Imboga rwatsi n'imbuto bivane mu kabati ko hasi ubizane hagati aho ijisho ribireba. Ibi biterwa n'uburyo wenda ubika ibiribwa byawe. Gusa ibiribwa birimo amasukari n'ibinyobwa biba ari byo ujyana hasi ahatagaragara. Banatugira inama yo kurya no kwarura ku isahani ntoya. Ubwonko bwa muntu butekereza ko buri buhage cyangwa se butari buhage bugendeye ku buryo isahani igaragara, aho kuba uburemere bw'ibiribwa biriho. Isahani uriraho yihindure ko warura ibiryo ku isahani nto. Ibi bigabanya ikigero uryaho hafi kuri 20% kandi ukumva uranyuzwe niyo waba utariye byinshi. Ikindi kintu gitangaje, bizwi ko umuntu asuka icyo kunywa cyinshi cyane iyo anywereye mu kirahure cyangwa se igikombe kigufi kigaye kuruta igihe yakoresheje igikombe kirekire gisorongosoye. Niba uri kunywa inzoga, byaba byiza ugiye ukoresha ibirahuri bisa n'ibibayeho birebire binanutse, kuko icyo gihe uzanywa bikeya. Hari ibyitwa friction. Iki ni cya gisitaza kikwitambika igihe cyose ushaka gukurikiza no kubaho urya ifunguro rizima. Imico nko gutegura ibiribwa byo guteka uhaze ni myiza kuri iyi ngingo, kuko ibi bikurinda ko uryagaguzwa muri icyo gihe. Uba ugomba kujya guteka nibura wabiteguye kare. Niba ari nk'imboga n'urugero ukaba ugiye gukaranga gusa ku meza, ni ukuhahoza bya biribwa byiza ku mubiri ku biro byawe. Imbuto, imitobe ikoreweho amazi, amafiriti, ipano, byo hisha kure. Bizagufasha kubikoresha gake. Abantu benshi bagira ibiro byinshi cyangwa se birengeje urugero, babigira bitewe n'igikorwa bita zombie eating, kurya nk'umupfu ugenda, kurya mu ijoro cyane. Uba ugomba guhitamo igihe iby'igikoni byawe byose birangirira ukabifunga, nk'urugero saa 2. Niba umaze gufunga igikoni, amatara rusange yafunge, borosa amenyo cyangwa se woza amenyo. Bibaye ngombwa wanakora amasuku y'amasahani. Biba ari nko kubwira ubwonko uti igihe cyo kurya cyarangiye. Nta kintu cyiza nko kugenzura byose ku buryo nta kigutungura. Niyo mpamvu ari byiza cyane gukoresha amasuzuma kandi ukamenya uko isukari yawe mu buzima bwawe ihagaze mu maraso yawe. Kwirinda biruta kwivuza, niko Umunyarwanda yavuze. Kwirinda umubyibuho ukabije utari ngombwa ntabwo bishingira ku kurya bike, ahubwo bishingira ku buzima uhitamo. Imico mito nko kunywa amazi mbere yo kurya, gufata akanya ukagenda n'amaguru buri munsi, ni byiza bikurinda ingaruka z'umubyibuho utari ngombwa kandi muri ubu buzima no mu buzima buzaza. Nshuti bakunzi bacu, nishimira ko mugumye gukurikira Atari Montagne Rwanda. Ikiganiro tugisoreje.
iki kiganiro wagikunze manuka munsi y'iyi video wandika ijambo rya IT duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubahiriza ibiganiro byinshi byiza. Ku kirahuri cyawe ahagana iburyo hariho ibindi biganiro wareba, mwibuke mugore subscribe birihutirwa.